Hello, uraho neza nanone banyita Isiri. Yes, uyu munsi rero nifuje kugusangiza bumwe mu bworozi nkora ntamazemo igihe kinini, gusa mu ntego yanjye harimo yuko norora amatungo yose ari amagufi n'amaremare kugira ngo mbashe kuba nagira ferme irimo ibintu byose. Nuko rero mu gihe gitoya ngiye kugusangiza ubu bworozi nkora bw'ihene, ibyo nshobora kuba nahuye nabyo kugira ngo bibaye hari ibyo wandusha ubiyungure muri comment, cyangwa se nawe ubaye uri uwiga bwa mbere wifuza gukora ubu bworozi, nagusangiza bimwe mu byo maze guhura nabyo, dore ko ariyo ntego yanjye ni ukubasangiza ibyo nkora umunsi ku wundi kugira ngo ibivamo isomo uryige, kandi nawe niba ufite isomo wanyungura nabyo kandi bigende gutyo, ugire icyo unyungura unyuze muri comment. Ubu bworozi rero nk'uko mubizi, ubworozi bw'ihene ni ubworozi bwiza cyane. Ubworozi bw'ihene nakubwira nti ubw'ihene, ubw'intama, ubw'imbata ni ubworozi urebye busigaye buriho mu bworozi bwose twagize butaguhura n'ikibazo cy'uburwayi, cyangwa se bwihanganira uburwayi, cyangwa se bwororoka hadasabwe ibya mirenge. Icyo ni ikintu kimwe cyiza. Muri ubu bworozi rero nanone ntibivuze yuko utagomba kugira ibyo umenya, kuko buri kintu cyose kigira icyo kiziririza. Ihene ni itungo rikunda ahantu hashuha, rikazirana n'imbeho. Imbeho rwose yica ihene mu buryo bworoshe, kandi utabonye uburwayi ngo uvuge ngo ugira utyo ukabona mu gitondo gusa iciyeho, irirambitse iciyeho. Nuko ubwo rero nashaka kubwira nti ubu bworozi hari ukubworora wororera hanze, ariko uteganya korora ihene nyinshi cyane byaba byiza kuzororera mu kiraro. Waba ufite umurima aho uzahura ni byiza, zirabikunda cyane, ariko menya ko iyo usohora amatungo buriya risike ziba ziriho. Ihene ni itungo rirya ibintu byose bishoboka. Mu nzira ishobora kurya ishashi, mu nzira ishobora kurya imyumbati, mu nzira ni ukuvuga ngo ibyo byose uba ugomba kubiteganya yuko wajya uhura n'ibizazane utiteguye. Icyo ni kimwe. Bitabaye ibyo ubworozi bwiza wabukorera mu kiraro. Aha rero njye nakoze ubworozi mu buryo bwo mu kiraro, aricyo kino nubatse ubona ko mu mbaho nateganijemo imyanya amahurunguru abasha gutakara n'amaganga bikaza nkabifatira mu cyiciro cyo hasi. Nashyizemo ibati rikabasha kumpereza ari amaganga nkayabona nk'ifumbire, ari n'amahurunguru nayo nkayabona nk'ifumbire nta gitakaye. Ubwo rero experience nashaka kubasangiza kuri iki gihe gito maze nzorora nuko zizirana n'imbeho. Ihene zikunda kororoka cyane mu gihe cy'izuba. Ubaye uri umuntu biteganya mu gihe, ugomba guteganya yuko ihene nimba zirinze mu gihe ubona ko zizabyara mu gihe cy'imbeho, ukaba uri mu kirere kibamo imbeho, wareka kuziha isekurume. Ubwo ni uburyo bwo kukumenyesha kugira ngo utaba wagira imbogamizi mu gupfusha ihene zivuka, zavutse bikazinanira kubaho neza. Bitabaye ibyo ni ukugira ikiraro wizeye neza yuko kitahura n'imbeho, cyangwa se washusha bibaye ngombwa. Iryo ni isomo nagusangiza, kuko jyewe mu cyiciro cya mbere narazoroye ko zatahaga mu nzu. Ibyo nahuriraga nabyo hanze nuko harimo nk'iyapfuye ya mbere, sinamenya, hari iya mbere yishwe n'inka yiteye umugeri, indi ipfuye turayibaga dushaka kureba icyaba cyayishe, dusanga yariye umugozi uyizirika amara. Bivuga ngo izo mbogamizi zose nimba ushaka kuzirinda, byiza wakororera mu kiraro. Zaba zinahuka kandi bigomba gutegereza ko ihene itahuka mu bwatsi hakirimo urume. Ayo ni amasomo ngusangije, nimba utari uyazi ukaba wifuza gukora buno bworozi. Ni ubworozi bwiza pe, cyane ko ihene muri iki gihe tuvugana murabizi neza ko ihene ntizikiboneka. Ihene nizo tuzi muri brochette, ariko aka kanya ni nkubwira ngo ugiye ahantu ukabaza brochette y'ihene, ntago biri mu rwego twabona. Brochette z'ihene barazihenda bakatugaburira izinka, yewe nimba hari n'ikindi kintu mutari munazi, buriya ihene buriya ijya kumera nk'intama. Ihe ntama kandi irahendutse nazo kandi ntizikiboneka.
hari aho banyuranamo bakaguhereza intama mu mwanya w'ihene, bakaguha inka. Nuko bivuga ngo wowe rero ubaye woroye ihene wagurisha ihene, cyane ko nk'ubu ngubu ihene rwose y'inyarwanda isanzwe yariye neza ibayeho neza, urabizi hagurukira mu ry'itanu. Ihene za kizungu zo ari naho zigeze no muri 400 uzishakamo iz'icyororo, nk'izi za boa zitanga inyama. Ubwo urumva nagushishikariza cyane ko wakora ubu bworozi. Nuko ndumva nabigusangije, nakubwiye ko zizirana n'imbeho, uburyo bushoboka bwose wazirinda imbeho. Bibaye byiza wakororera kijyambere mu kiraro. Nibyo numva nagusangiza kuri uyu munsi. Ubwo hari inyunganizi mu byo ntavuze hano wumva ko yamfasha kugira ngo ndusheho korora byiza, wabyandika hano, cyangwa se nanjye mu buzima bwa buri munsi ibyo nzagenda nunguka ku ihene nabigusangiza. Aha rero nkubwire ni nimba utari usanzwe unkurikirana wakora subscribe, ugakora na like, bikaba na byiza cyane ko ukanda kukazogera kugira ngo ujye wakira video mu bambere nshize kuri YouTube, kugira ngo wigireho byinshi. Aha nzagusangiza byinshi nkuko nakubwiye, ndi mu bworozi butandukanye, harimo ihene, inka, inkoko, dendo, imbata, inkwavu ndaziteganya muri iyi minsi, n'ingurube. Nuko nimba wifuza aho nzajya ngusangiza amasomo, ntucikwe n'uyu muyoboro, ukora subscribe, unasangiza n'abandi wumva ko bari muri icyo cyerekezo cyifuza korora, tukagirana inama tukiteza imbere. Urakoze cyane, naho ubutaha.